icyo kibazo muvuga cy'amashusho y'urukozasoni twabonye yagiye azerera muri rubanda hanze ni amashusho ya wa muhanzi uwo Rizagwira Florien uzwi ku izina rya Yampano. Mu by'ukuri ubirebye iyi kese ni scandal, cyo bita scandal. Muri bagenzi bari aho ngaho ndabona hariho abifashe mu maso biteye isoni koko, biteye isoni, ni scandal. Hari n'igihe dutinya uhura n'uburyo wavuga ku bintu nka biriya. Nk'ubugenzacyaha tukiyabona twabanje gukeka kuri musore ashobora kuba afite ikibazo, ashobora kuba afite ikibazo kuko utekereza ko ikibazo mvuga cyo kuba hari ibintu biri kumukoresha, kuko biragoye kwiyumvisha ukuntu umuntu yifata amafoto ari muri biriya akifata amashusho nk'ariya n'iminota ingana kuriya. Impamvu tuvuga ko ari scandal, we aravuga ati twari twabyumvikanyeho. Nibyo mushobora kuba mwari mwabyumvikanyeho, hari ibyo mwashakaga kuba mushaka kwibutsa ariko sinzi n'ibyo ari byo. Ariko mu by'ukuri ni bya bindi abantu bakuru bavuga ngo si iby'i Rwanda. Ufata ibintu nka biriya ukabibika muri telefone yawe, ukabibika mu buryo nakwita mu buryo burimo ubuteganyi buke cyangwa negligence. Ni ibintu tuvuga ko bidakwiriye. Ariko rero Theo, wenda mbanje gusubiza uko icyo warubajije kijyanye n'itegeko. Burya RIB ikurikiza itegeko uko riri, ntabwo ikurikiza itegeko uko ryagombye kuba rimeze bishingiye n'ibyo abaturage bavuga, kuko itegeko uko ryagombye kuba rimeze uko wabisobanura n'uko undi yabisobanura biratandukanye. RIB ikurikiza itegeko uko rimeze n'uko ryanditse. Mu Cyongereza bavuga ngo law as it is, not as ought to be. Uko ntekereza ryaba rimeze siko Theo watekereza ko ryaba rimeze, siko Emi watekereza uko ryaba rimeze. Niyo mpamvu itegeko ryandikwa rigakurikizwa kuriya. Ririya tegeko rero ingingo ya 34 y'itegeko riteganya gukumira ibyaha bikorewe ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ikoranabuhanga. Itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoresheje ikoranabuhanga, ingingo ya 34 ivuga ngo gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa. Ntabwo itegeko rivuga kwifata amashusho. Ubwo rero ryakurikizwe uko riri. Kumva ko Yampano yahanwa biracyakorwaho iperereza niba hari uruhare yaba yaragize kuba ayo mashusho yaba yaragiye hanze. Uruhare rwe igihe ruzagaragara ko hari uruhare yagize rwo kuba ayo mafoto ye, uruhare ruri direct kuba ayo mashusho ye yaba yaragiye hanze, we n'uwo bari hamwe bazakurikirana, nta cyatuma bakurikirana. Ariko kugeza ubu ngubu turi gukurikiza itegeko uko riri n'uko ryanditse, gushyira ahagaragara. Ntabwo itegeko rivuga kwifata amafoto, kuko tugiye kuvuga ngo kwifata amafoto abayifata ntibegire hanze ni benshi, na hano bashobora kuba barimo, sibyo? Ariko nta mahire ko bitaragera hanze. Rero niba ubifite eda ubisibe cyangwa se ubibike kure, aho ntubikaho Yampano yabitse. So ngira ngo icyo ngicyo kirasobanutse. Ikijyanye rero ngo naho dosiye igeze, idosiye yabari abakurikiranywe ubundi hamaze gufatwa 5. Ishimwe Patrick uzwi nka Pazo, Kalisa John
uzwi ngo nka Kejon, Cyprien uzaba akiriho ari uzwi nka Jihad, Kwizera Nestor uzwi nka Papi Nesta na Ishimwe François Xavier. Abo kugeza ubu ngubu nibo bamaze gufatwa kandi iperereza riracyakomeje, ntabwo rirahagarara. Ubwo nihagira undi uboneka ko yagize uruhare mu gukwirakwiza ariya mafoto nta kizatuma adakurikirana. Dosiye ya Jihad na Nestor nibo baherutse gufatwa, yoherejwe mu bushinjacyaha tariki ya 25 Ugushyingo. Yafashwe none nk'ejo ihita yoherezwa mu bushinjacyaha kuko yari dosiye y'inyongera, izo bita subseka, yiyongere kuri yindi. Ubu ngubu ari mu nzira z'ubushinjacyaha, ubushinjacyaha nabwo buri gutegura iyo dosiye mu buryo bwayo, kazashyikirizwa urukiko mu gihe cyagenwe n'itegeko. Sinzi niba nsubije ariko yes. Kuri Jihad yarasanga mu zindi dosiye Okay, wenda icyo ndakikubwira, ariko icyo nari mvuze impamvu Jihad na Nestor bafashwe umunsi ukurikira dosiye ikoherezwa mu bushinjacyaha, nuko ari dosiye y'inyongera kuri ba Kejon na ba Ishimwe Patrick, kuko ni dosiye imwe. Iyo rero hafashwe undi muntu ntabwo wongera ngo ukore indi dosiye, uhita uyongera kuri yindi bikajyana. Ariko noneho kuko wari ubashije kuri icyo, ngira ngo nagiye nabisoma muri commentaire aho abantu bavugaga ngo se Jihad ngo ko ari umuntu ufite izina riremereye, ngo buriya ko ntiyarakwiriye gukurikiranwa adafunze. Ndababwira nubwo afite izina riremereye nk'iki, ntabwo riremereye kurusha amategeko. Ibyo rero itegeko rikurikizwa uko riri. Igihe nyine iperereza ryagutunze inkoni ni wowe ukurikirana. Gusa ku mwihariko wa Jihad nk'uko wari uvuze, wenda guhera tariki 18 z'ukwa gatatu muri 22 kugeza tariki 9 z'ukwa 11 uyu mwaka w'ibihumbi 2025 yarezwe ibirego bigera ku 9. Ibirego bigera ku 9, ariko mu busesenguzi bw'ubugenzacyaha 6 nibyo byari inshinjacyaha, 3 ni imbonezamubano. Imbonezamubano ubwo hasanze ari gusebanya cyangwa defamation. Ibyo ngibyo twagira inama bareze ko baca mu zindi nzira zitari zayo. Tariki ya 18 z'ukwa gatatu yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha, dosiye yoherejwe mu bushinjacyaha. 6 z'ukwa gatanu 2024 gukangisha gusebanya hifashishijwe amafoto y'urukozasoni cyangwa y'ubwambure, iyo dosiye nayo yoherejwe mu bushinjacyaha. Tariki ya 13 z'ukwa mbere 2025 yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha no gukangisha gusebanya hifashishijwe amashusho y'urukozasoni, yoherejwe mu bushinjacyaha. Tariki ya 27 z'ukwa 10 uyu mwaka yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha, dosiye iracyakorwaho iperereza. Tariki ya 13 z'ukwa 11 yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha, dosiye nayo iracyakorwaho iperereza. Na tariki ya 9 z'ukwa 11 uyu mwaka yarezwe gukangisha gusebanya hakoreshejwe amashusho y'urukozasoni ndetse no gutangaza amashusho no gushyira hanze amashusho y'imikoreshereze y'ibitsina, dosiye nayo iracyakorwaho iperereza. Ibyo ni ibirego byose iyo ubona bifite aho bihuriye, niba atari gutangaza amakuru y'ibihuha ni ugukangisha gusebanya. Ngira ngo murabizi ari n'igihe hari n'undi bari bafatanyije icyo gihe mugenzi we gukangisha gusebanya, aho usanga umuntu runaka yagiranye ikibazo na kanaka, yashaka kwihimura kuri uwo muntu akabwira wa muntu ngo ufite ngo izina riremereye muri showbiz ngo akire amashusho ndaguha amafaranga uyashyire hanze. Ubwo no kuvuga ngo ni couple imwe y'abantu bagiranye ibibazo, umwe arashaka kwihimura ku wundi agatuma Jihad ngo ajye kumukangisha ngo urumva ibyo bintu. Icyo gihe rero twaranaganira ibi byose maze kubibona, ndamubwira nti wowe kabyara nyine koko ufite izina riremereye ndabyumva, ariko ntabwo riremereye kurusha amategeko, genza make. Twaganiriye muri office yanjye igihe kirekire
ubwanjye turaganira nk'amasaha nk'atatu ndamubwira ngwino muri showbiz rwose ukorera amafaranga ubifitiyemo n'impano ariko irinde ibi ngibi mwandikira ibintu agomba kwirinda ariko ngira ngo yabisize aho ngaho kandi buriya ni n'umuntu duhurira mu mahugurwa kenshi y'abanyamakuru ni ukuvuga ibyo akora bikora bizi si byo kasiye ntabwo wakurikiye hari dosiye zoherejwe mu bushinjacyaha hari n'izigikorwaho iperereza ubwo wowe ngira ngo birasobanutse ukwibaza ese fata abantu batanu hanyuma bakabashyiramo n'abakiriya rero niba yemewe gufunga bashyire n'isitade n'abo bakwiye nshaka kwera nk'umuco kubera ko hari ibibazo ngo ese abakwirakwije urabyumva Theo n'ikiganiro cyawe naracyumvise uvuga ngo mbese ngo hari n'abagenzacyaha babibonye wenda to make it clear twe niba twabonye ku mpamvu z'iperereza twabonye ku mpamvu z'iperereza burya nicyo navuze ntabwo dukora kuri assumption ubwo ni kugenekereza navuze uwo ubugenzacyaha bwatunze inkoni uwo mbega iperereza ryagezeho uwo niwe ufatwa muri icyo gihe kugeza ubu ngubu rero bariya nibo bafite impamvu zifatika zituma bakekwaho kuba barakwirakwije amafoto y'urukozasoni wumvise ko harimo umusore witwa Xavier nawe rwose we yari afite akajya yandikira abantu akababwira ati ngutemo se kwa kundi muri za mvugo zanyu ngo ngutemo se ngo ngewe ngo nta nubwo ahenda ngo ohereza 10 ohereza 8,000 ngo noneho ngo nabonye ngo iri full mbere ngo bari babonye agace ngo yabonye ngo iri full ngo mpereza 1000 bingahe ngo inkuru amafoto nyaguhe uwo yahise afata urumva hariho babibonyemo akaryo ko gucuruza abo nabo rwose barakurikirana ubwo rero niba hari undi uzafatirwa muri ibyo bikorwa ari ugucuruza ari ukuyakwirakwiza ntakizatuma adakurikirana harakekwa nk'uko mubivuga ngo benshi ngo barasakaje I hope mu bari hano ntawe ubugenzacyaha buzageraho rwose bavuga ngo nawe warasakaje ntabwo uzavuga ngo ngewe ngo nari mu buryo bwo gutara inkuru nzavuga oya ntabwo uzaba urwitwazo ubwo tuzasoma itegeko uko riri ndakeka muri bakuru abari hano ntabwo byo mwabikora kandi nizera neza ko mutabikora kuko tuganiriye kenshi muzi uburemere bwabyo muzi n'ingaruka zavamo